Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe, muraho neza. Uyu munsi numvise roho w'Imana ampatira kubaganiriza, ariko mbere y'uko tuganira nagira ngo mbabwire ko muganira na Delphine bakunda kwita Mama Sandrine. Uyu munsi rero roho w'Imana numvise rwose akomeza kunkomanga kugira ngo tuganire ku kintu numva mu mutima rwose kirimo, numva mu mutima wanjye harimo ikintu cyo kugira ngo tuganire ku bijyanye no gusenga. Abantu benshi baribaza ngo ese gusenga by'ukuri ni ibihe? Ntekereza ko urabyibaza ndetse hari n'abandi babyibaza. Gusenga by'ukuri ndagira ngo tubiganireho, tubyumve. Gusenga by'ukuri ni ibihe koko? Muri iki gihe tugezemo hanze aha ngaha hari amadini menshi y'inzaduka, ariko hariho n'ayari asanzwe. Buri benshi badasobanukiwe usanga bibwira ko aribo basenga by'ukuri, ndetse akaba ari byo bituma abantu benshi bibaza ese tuzabwirwa n'iki abasenga by'ukuri? Ko tunyura aha buri wese akavuga ati uzaze gusengera iwacu, niho dusenga, niho hari Imana ivuga, niho hari ubuhanuzi. Ukibaza ese abasenga badahanura ntabwo basenga Imana? Kuri ibyo by'ubuhanuzi ndaza kongera tubigarukeho, ariko mu by'ukuri mbere y'uko tuvuga ku bijyanye no gusenga, ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 15. Haravuga ngo uburyo bwo gusenga: igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ariyo atuma bumvwa. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere y'uko mukimusaba. Ijambo ry'Imana. Turakomeza rero tugeze ku murongo nyine wa 15 ngo mwebwe nimujya musenga mujye mugira muti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so wo mu ijuru nawe azabababarira yanyu. Naho nimutababarira abantu, na so ntazababarira amakosa yanyu. Ijambo ry'Imana. Rwose umuntu amaze gusoma iri jambo ry'Imana riri muri Matayo mu mutwe wa 5 mu mutwe wa 6, ntekereza ko nta byinshi umuntu yavuga, ariko ndavuga bikeya, nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba ko tutagomba no kwirirwa dusukiranya amagambo menshi nk'indyarya zitazi Imana. Ubu rero bwo ni mwebwe ndi kubwira. Bavandimwe, tugarutse kuri icyo kibazo cy'abibwira ko aribo basenga by'ukuri, mumaze kumva ijambo ry'Imana icyo rishaka kuvuga, ngo ba bandi bahagarara mu mayira abiri. Hari abantu benshi rero usanga basenga, ariko mu by'ukuri bakumva hari ko idini basengeramo ari ryo rizi Imana, ari ryo rizi gusenga. Ubundi gusenga Imana by'ukuri ni ugusenga mu mutima wawe, ukumva ko koko imbere y'Imana nta rubanza ufite. Imbere y'Imana ukumva rwose uri kuyibwira ikakumva. Naho ibyo kuvuga ngo gusukiranya amagambo menshi, kuvuga amagambo menshi nibyo bizatuma Imana ikumva, cyangwa nibyo bizatuma abantu bakwemera, oya.
gusenga Imana ni ukwicisha bugufi. Bavandimwe, usibye n'Imana yaturemye umugenga w'isi n'ijuru, Imana yaremye ibiriho byose, tuzi ko n'abantu b'isi batuyobora turabubaha. Ntabwo ushobora kujya mu biro by'umuntu ukuyobora ngo ugende uko wishakiye, ngo ugende umuzanaho igikabwe ndetse n'amagambo menshi. Uratuza, iyo umuntu umushakaho ikintu ukimusaba utuje wicishije bugufi, ntabwo ugenda umukanga ngo urakimpa byanze bikunze. Hari abantu rero bazi ko bategeka Imana, ariko Imana ntawe uyitegeka. Imana nta muntu uyitegeka. Kuyikangara no kuyibwirana igikabwe ntabwo ari byo bituma iguha ibyo ukeneye. Gusenga Imana by'ukuri ikakumva ni ugutandukana n'ikibi, ni ugukurikiza amategeko yayo. Mu maso y'Imana ukaba uratunganye. Naho ibyo kwirirwa usukiranya amagambo ntabwo ari byo bigukuraho ibyaha, ntabwo ari byo bituma mu maso y'Imana ugaragara neza. Kugira ngo ugaragare mu maso y'Imana utunganye, ni uko ufasha abatishoboye, ni uko wambika abambaye ubusa, ni uko ufungurira abashonje. Naho amagambo atagira ibikorwa aba yarapfuye. Bavandimwe, rwose aho muri hose abashobora kunyumva, ntimuzumve na rimwe umutima wanyu ntukabacire urubanza ngo mwumve ko idini musengeramo mwayobye, ngo kubera ko wenda aho musengera batavuga cyane, badasakuza, batabahanurira ngo bababwire ngo ibigiye kubaho ni ibiki, ngo ni ibi n'ibi. Hanze aha ngaha heze ubuhanuzi bupfuye, ariko nzi neza ko iyo usenga by'ukuri Imana irakugenderera, Imana iragusura, Imana irakubwira. Nta kintu gishobora kugutungura ngo kikubeho Imana itakikubwiye iyo usenga by'ukuri, iyo ugerageza gukiranuka, iyo ugerageza gukurikiza amategeko yayo, Imana iragusura. Imana kenshi isura abantu mu nzozi. Ushobora no kuba atari no mu nzozi, Imana ukumva mu mutima wawe hari umutima ukubwira uti iki ni kibi wigikora. Kandi pe tuyoborwa na Roho Mutagatifu, tuyoborwa na Roho w'Imana. Uwo Roho w'Imana udutuyemo tumwemerere abane natwe, atuyobore mu nzira zacu, tubane nawe. Roho w'Imana niwe utubashisha gukora igikwiye. Tumwemerera aze rero, twe kwigizeho Roho Mutagatifu, tumusabe, kuko Yezu agiye mu ijuru yabwiye intumwa ati ntago mbasize muri imfubyi, nzaboherereza Roho muhoza. Uwo Roho uzaza niwe uzababwira icyo mugomba gukora. Roho Mutagatifu rero amaze kumanukira ku ntumwa, murabizi ko bashize ubwoba, maze baragenda bajya mu mahanga yose bamamaza ingoma y'Imana, bavuga bashize amanga. Ntabwo bigeze batinya abantu. Babwiye na ba bandi bishe Yezu bati wa wundi mwishe mukamubamba ndetse ku musaraba yarazutse, turi abagabo bo kubihamya. Babivuga bashize amanga. Iyo rero wakiriye Roho w'Imana, iyo wakiriye Roho Mutagatifu, abandi bakavuga ko ari umwuka wera, nibyo koko. Bamwe bakira Roho Mutagatifu, abandi ni umwuka wera, ariko byose ni kimwe. Izo mbaraga iyo wazihawe uvuga ushize amanga, ntabwo utinya, uhamya Imana aho waba uri hose, mu idini waba urimo yose, kandi ugakiranuka. Bavandimwe, mwigira ubwoba ngo mwumve ko mudasenga Imana y'ukuri, ngo abantu bababwire ngo ntabwo musenga Imana y'ukuri. Imana ntabwo ari nyinshi, kereka niba usenga ryangombe cyangwa ukaba ufite indi mana wihangiye. Hari abo numva ngo basenga ururabo, hari abasenga ibimasa. Cyane nibutse abakristu gatolika babwira ngo basenga ibishushanyo. Ariko bavandimwe, muri injiji zo kuba mutazi Imana y'ukuri, ku buryo umuntu aza akakumvisha ko usenga igishushanyo ngo kubera ko iwawe ngo hari ishusho ihamanitse, ngo kubera yuko uvuga Bikira Mariya, akakumvisha ko ibumba ngo ari ryo usenga. Bavandimwe, reka mbahe akagero gatoya. Ubundi Imana yacu, iyo umuntu ukunda umuntu waramukunze. Abenshi ntabwo dufite ababyeyi, nta nubwo dufite wenda n'abagabo rwose, ariko ninde muntu
wigeze aba atunze ifoto y'ababyeyi be yarangiza akayipfurika ahantu ngo ni uko bapfuye. Ishusho y'ababyeyi bawe, ifoto y'ababyeyi bawe urayifata ukayishyira muri kadire, ukayiha icyubahiro, ukayishyira hariya. Urumva? Ifoto y'umugabo wawe mwashakanye urayubahiriza ukayishyira hariya. Mu by'ukuri burya hari ikikwibutsa. Umubyeyi wawe uramureba iteka ukibuka ibikorwa yagukoreye, ukibuka ko yakubereye umubyeyi, ukibuka ibyiza umukesha. Umugabo mwashakanye uramureba ukamubonamo ishusho y'abana bawe, ukibuka ibihe byiza mwagiranye. Uwo muntu ni uwo kwibagirwa burundu? Ese bavandimwe, ko tugira gutya tukajya kumva z'abantu bacu bitabye Imana, tukazikorera isuku, tugateraho uturabyo, tukahasukura, si uko tuba tuzi ko umubiri wawo ubitse aho hantu, ahantu washyize uwawe wahatera ibuye. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye. Ni ukuvuga ngo aho washyize ikintu cy'agaciro ntabwo uhavogera, ntabwo uhaha agaciro gake, uhora uhubashye. Natwe rero niba tugira amashusho adufasha kwibuka umwami wacu, adufasha kwibuka umubyeyi Bikira Mariya, tukayaha agaciro, ntabwo aba ari ukuvuga ngo turabona ko ari bo Mana. Iyo shusho si yo Mana. Imana yacu aho iba turahazi. Ntabwo tuyobewe yuko Yezu yapfuye akajya mu ijuru. Ntabwo tuyobewe ko umubyeyi Bikira Mariya nawe yapfuye akajyanwa mu ijuru n'umubiri we. Ibyo mu ihame rya Kiliziya Gatolika turabyemera abakatolike. Ntimukajye rero ukwemera kwanyu mu gutesha agaciro. Ntabwo Imana izakubwira ngo kubera iki iriya shusho wayubashye. Ahubwo Imana ikizakubaza ni uko utigeze ukora ibikorwa byiza. Umuntu ugasanga arakora ibyaha akagira ngo azajyanwa mu ijuru nuko yirirwa asakuza, nuko yirirwa atwaye Bibiliya mu kwaha. Ntabwo ibyo ari byo bizakujyana mu ijuru muvandimwe mugenzi wanjye. Uzajyanwa mu ijuru n'ibikorwa byawe. Uzajyanwa mu ijuru nuko wakiranukiye Imana, nuko weza imbuto mu bantu, nuko wagize impuhwe, nuko wafunguriye abashonje, nuko wambitse abambaye ubusa, nuko wacumbikiye abatagira aho bacumbika. Ibyo ni byo bizakujyana mu ijuru. Ntago uzajyanwa mu ijuru nuko ufite umunwa muremure wirirwa usakuza uvuga ibikombe bikomongana. Ibyo rwose nta hantu bizakugeza muvandimwe. Wikwirirwa rero ucira urubanza mugenzi wawe ngo uvuge ngo bariya ntibasenga kuko bavuga batuje. Kuvuga batuje niyo mpano Imana yabahaye, niko kwemera kwaho basengera. Ntago ukwemera kwabo ari ugusenga babwejagura. Wowe niba ubwejagura ariko ukora ibikorwa byiza, ni ukuri nibyo ngibyo kuri wowe nta rubanza umuntu yagucira. Ariko ikibazo ni ugusakuza ukavuga kandi nta bikorwa, nta mbuto wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabarebera ku mbuto mwera. Ibikorwa byanyu mukora nibyo nzareba. Nta muntu n'umwe imbere y'Imana uzagera imbere y'Imana ngo imubaze ngo wasengeraga muri ihe dini. Bavandimwe, ibyo byo kwirirwa abantu bababwira ngo nitwe dusenga, ni twebwe Imana y'iwacu iravuga, hariya usengera Imana yabo ntivuga. Oya, Imana iravuga buri munsi kandi Imana yawe ikuvugiramo kuko irakwereka buri munsi. Nta gitangaza kiruta kuba uryama ukabyuka umunsi ukiyongera ku minsi umaze. Nta gitangaza kiruta kubona bwira bugacya. Ibyo ni ibitangaza Imana idukorera buri munsi kandi turabibona. Bavandimwe, nagira ngo twongere dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo nanone ngo gusengera hamwe. Biri muri Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 19, baravuga ngo byongeye kandi ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe ku isi bishyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. Koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi hagati yabo. Mushobora kuvuga muti watangiye uvuga ngo umuntu ajya mu cyumba cye ahiherereye asenga Imana, so uri ahatagaragara azamwumva
kandi azamuha icyo asabye. Nibyo koko, ntabwo ibintu byose tubwira Imana tugomba kubivugira rwagati mu bantu ngo tujye ku karubanda cyangwa se tube tugombye guterana turi benshi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi kumwe nabo, mba ndi hagati yabo. Ibi ntabwo bikuraho no kuba uri wenyine utasenga Imana. Ariko niba Imana yaravuze ngo 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi kumwe nabo, ni ukuvuga ko Imana ishaka kutubwira ko no gusengera hamwe n'izo nsengero kuko zigomba kubaho. Abantu bagahura bagahimbaza Imana kuko Imana yashyizeho sabato. Niba Imana yaravuze iti ndemye isi uyu munsi ndaruhutse, ni ukuvuga ko natwe iminsi Imana yaduhaye tugomba kugiramo umunsi w'Imana tukawuruhuka. Hari abibwira rero ngo kuba turuhuka umunsi uyu n'uyu ni twebwe dusenga Imana y'ukuri. Oya, Yezu yarazutse. Urumva, umwenda w'ahera, umwambikano wari ahera ucikamo 2. Ni ukuvuga ngo buri wese yigererayo. Niba buri wese rero yigererayo, nta muntu ugomba kukubwira ngo twebwe nitwe dusenga by'ukuri cyangwa twebwe nitwe dusenga ku munsi nyawo. Oya, twese turasenga Imana ikatwumva. Niba sabato yawe ari ku wa gatanu, yubahirize rwose, uyigire sabato yawe, usenga Imana yawe iri ahatagaragara izakumva. Niba sabato yawe ari ku wa gatandatu, usenga Imana yawe izakumva. Niba sabato yawe ari ku cyumweru, ari wo munsi twizihizaho izuka ko Yezu yazutse mu bapfuye, senga Imana yawe irakumva. Ntabwo rwose Imana izazikubaza ngo kuki ngo wasenze uyu munsi. Sabato yawe yubahirize, uyikore usenga Imana. Ibyo wakoraga muri iyo minsi yose ubiruhuke usenga Imana. Bavandimwe, mwigira ubwoba ngo mucibwa intege n'amagambo y'abantu birirwa bababwira ngo mwarayobye. Kuyoba, nakubwira kuyoba kubi ni ukuyoba uyobera mu byaha, ni ukuyoba ukora ibyaha, ni ukuyoba utagira neza, ni ukuyoba ugirira nabi bagenzi bawe. Uko niko kuyoba. Nimukiranuke mu bikomeye no mu byoroheje, Ise wo mu ijuru azabitura. Amen. Ibyo tubisabe kandi tubisabirane. Ntabwo ku mbaraga zacu twabishobora, ariko ku mbaraga z'Imana tuzabishobora. Bavandimwe, dusangiye ukwemera, nimukomere ku rugamba. Umwanzi ari kuturasa imyambi, ariko byanze bikunze tuzatsinda. Kandi mwirinde guca urubanza, mwe kwirirwa mureba hirya no hino ngo murangazwe n'amadini y'inzaduka, murangazwe n'uburyo abantu birirwa babigisha inyigisho z'ubuyobe, ngo mwumve ko mwayobye. Cyakora niba uba mu byaha, niba warabaswe n'ubusambanyi, ukabatwa n'urwango, ukabatwa n'ishyari, ukabatwa n'irondakoko, ukabatwa n'ubusinzi, ukabatwa n'ubujura n'izindi ngeso mbi, ukaba udakurikiza amategeko y'Imana, iryo dini ntabwo ari ryo ribikwigisha. Iryo waba urimo ryose, ntabwo idini ritwigisha kugira nabi. Idini ritwigisha, ni icyapa kituyobora ku Mana. Turi bakuru, tugomba kureba ibishimisha Imana, ukareba uti se koko inzira ndimo Imana irayishima. Ibyo tuzabifashwa na Roho Mutagatifu kugira ngo tubashe kubigeraho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo.